Reka ngusuhuze no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza we dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment, umuyoboro kugezaho amakuru atandukanye agaruka ku buzima, ikoranabuhanga ndetse na politiki. Uyu munsi reka tugaruke mu buzima, turebere hamwe ibijyanye n'amabwiriza amaze gushyirwa hanze n'urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere mu Rwanda RGB ajyanye no gukumira icyorezo cya Marburg mu nsengero ndetse n'imisigiti. Uti bimeze bite? Ibi rero bije nyuma yaho Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangarije ko icyorezo cya Marburg cyamaze kugera mu Rwanda. Umunsi ku munsi iyi minisiteri ikabigenda igaragaza nabo icyo cyorezo kimaze guhitana, ariko inkuru nziza nuko ubu ngubu mu Rwanda hari n'abantu 5 bamaze gukira iki cyorezo. Iyi minisiteri rero ikaba inakomeje ibikorwa byo gufata ibipimo byinshi kugira ngo harebwe aho iki cyorezo cya Marburg cyaba kimaze kugera. Nyuma yuko na Minisiteri y'Uburezi ifatiye ingamba zirimo guhagarika gahunda yo gusura abanyeshuri biga bacumbikirwa mu bigo, ubu noneho hatahiwe insengero ndetse n'imisigiti. Uti byifashe bite? Urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere RGB narwo rumaze gushyira hanze itangazo rikubiyemo amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg. Iryo tangazo rya RGB cyangwa se uru rwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere rikaba rivuga riti hashingiwe ku mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ajyanye no gukumira no kwirinda indwara iterwa na virusi ya Marburg yagaragaye mu gihugu cyacu, urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere ruributsa abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere gushyira ahasengerwa ingamba zijyanye no kwirinda indwara iterwa na virusi ya Marburg no gushishikariza abayoboke bayo gukurikiza amabwiriza yashyizweho. Ingamba zigomba kubahirizwa ahasengerwa harimo gutanga ubutumwa bukangurira abayoboke kwirinda icyorezo cya Marburg mu nsengero n'imisigiti, gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki hifashishijwe amazi meza n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe uzwi nka hand sanitizer, gupima umuriro abantu bose binjira mu nsengero cyangwa se mu misigiti, gutanga ifunguro ryera mu buryo butuma abantu batagira ibyago byo kwandura Marburg, kwirinda kwegerana n'abantu bagaragayeho ibimenyetso bya Marburg cyangwa se kwegera umubiri w'uwahitanywe n'iyi Marburg. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko bibujijwe gukora imihango yo gusezera bwa nyuma kwitabye Imana mu rusengero no mu misigiti. Itangazo rikomeza rivuga ko muri rusange abaturarwanda basabwa kwirinda kwegerana cyangwa se gukora ku bikoresho by'abantu bafite ibimenyetso bya Marburg. Birabujijwe kandi kwegera umubiri w'uwahitanywe n'iyi virusi cyangwa se gutegura ikiriyo gihuza abantu ahabaye ibyago biturutse kuri Marburg. Uru rwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere RGB rusoza rwibutsa abanyarwanda ko ari inshingano ya buri wese kwimakaza umuco w'isuku, gukaraba intoki kenshi no gukoresha amazi meza n'isabune. Iri tangazo rikomeza rinagaruka kuri bimwe mu bimenyetso bya Marburg birimo umuriro mwinshi, kubabara umutwe cyane, gucibwamo ndetse no kuruka. Bakaba banasaba ko uwagaragaza ibi bimenyetso yakwihutira kwegera ikigo nderabuzima kimwegereye cyangwa se ivuriro rimwegereye cyangwa se agahamagara wa murongo utishyurwa w'114 kugira ngo inzego z'ubuzima zibashe kumwitaho. Ibi kandi binaje nyuma yuko kuri iki cyumweru Minisiteri y'Ubuzima yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru aho yagaragazaga ibimaze gukorwa ndetse n'ingamba ziri gukomeza gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cya Marburg, aho ndetse iyi minisiteri yanatangaje ko mu Rwanda hagiye gutangira ibikorwa byo gukingira abantu ba mbere virusi ya Marburg, bikazahera ku baganga bagira uruhare mu kuvura abarwayi ndetse n'abayanduye.